Ndabasuje nize ko mumeze neza. Kora subscribe kugira tujye turushaho kubana kuri Demi Empire makuru agiye atandukanye. Ni inkuru yabaye kuri uyu wa 16 z'ukwezi mu by'ukuri kwa kabiri. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru iteye agahinda kenshi cyane mu by'ukuri. Navuga ngo abantu benshi bari kugenda bavuga ati ibi bintu ni ibiki. Ngira ngo ni inkuru y'umwe mu bagabo mu by'ukuri baje gusanga arambitse yapfuye. Arambitse mu by'ukuri aho bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Kigali babyutse bajya mu kazi nk'ibisanzwe, bagera munsi n'ukuri aho mu kiraro bakabonamo umwe mu bagabo bari basanzwe bafite akazi bakora mu mujyi wa Kigali yishwe, arambitse hasi yapfuye. Ngira ngo abantu benshi muri bo muragenda mwibaza ngo ese mu by'ukuri yaba yazize iki, ese byagenze bite, ese polisi ndetse n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ni iki batangaje kuri iki kibazo. Ngira ngo niyo mpamvu rero nge ndi hano kugira ngo mu by'ukuri njye mbagezaho amakuru agiye atandukanye kandi yizewe. Uyu mugabo mu by'ukuri mu ijoro ryo kuwa 16 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka 2025 nibwo mu by'ukuri babonye umurambo w'umugabo, ariko ako kanya bakimara kubona umurambo benshi batinye kuba mu by'ukuri bamwegera, ntibabasha guhita bamenya ese uyu mugabo ninde, ni muntu uki, ese yaba yazize iki. Ngira ngo rero nicyo ngiye kuba mu by'ukuri nabatangariza, nakubwira ati ese RIB yagaragaje iki, polisi yemeje iki, ese uyu mugabo yaba yazize iki. Nicyo rero nge mu by'ukuri ngiye kuba nabatangariza, nicyo ngiye kuba nakubwira icyo mu by'ukuri yaba yazize. Mu by'ukuri rero niba utarakora subscribe, ukora subscribe kugira tujye turushaho kubana amakuru agiye atandukanye, tujye turushaho kubana kugira ngo umenye amakuru ari update. Kora subscribe ukore kukazogera kugira amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda uploadinga ujye uhita uyibona mu buryo bwihuse. Uyu mugabo mu by'ukuri yaguye cyangwa se basanze munsi y'umuhanda yapfuye mu mudugudu w'Ingenzi hano mu mujyi wa Kigali. Mu by'ukuri byamenyekanye ko yitwa Tarisisi Ngarukiye. Nyuma mu by'ukuri nyuma y'uko bahise bahamagara ubutabazi, bahamagara polisi, bahamagara urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo bahite bakurikirana ese mu by'ukuri umuntu yaba yazize iki, yaba yishwe ate, yaba yishwe nande, ese yaba yarasanzwe akora iki, yaratuye he. Nibyo rero mu by'ukuri nanjye ngiye kugenda mbagarukiraho, tugenda tubiganiraho gahoro gahoro. RIB na polisi rero bikimara kuhagera bahise bafata umurambo wawushyikiriza ibitaro byari biri hafi aho. Ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha RIB, Rwanda Investigation Board, cyase gitangira mu by'ukuri iperereza ryihuse ku rupfu rwa Tarisisi Ngarukiye. Bamwe mu baturage bagiye batangaza bavuga ko basanzwe bumva urusaku
mu by'ukuri ruvuga aho muri ako gace, bagira bati mu by'ukuri urusaku ruravugwa bambura abaturage utwabo, ndetse cyane ko iyo uhanyuze ufite telefone bigusaba guhita ubahereza telefone byihuse, wajijinganya gato ukaba wahatakariza ubuzima. Bakomeza kandi abaturage bavuga ko ikibazo gikomeye ari abanyerondo baba bahari ariko bakaba ntacyo babikoraho. Ati twe bamwe mu baturage babambura ibyabo abanyerondo bahari kandi bakaba nta kintu mu by'ukuri babikoraho. N'abanyerondo ubwabo batinya bamwe mu baza gusahura no kwiba ndetse no gutega bamwe mu banyura muri izi nzira. Abaturage kandi bakomeje bavuga ko mu by'ukuri ari ikibazo gikomeye cyane ko ngo abanyerondo iyo ukwezi kurangiye bahita bataka ingo zabo babishyuza amafaranga y'umutekano, kandi mu by'ukuri uwo mutekano batawucunga uko bikwiye. Ibyo ni bimwe mu byo abaturage batangaje. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali yavuze ko umwirondoro we waje kuba wamenyekana, cyane ko yari asanzwe akora ibintu bijyanye no kudekora mu bukwe ndetse no mu birori bitandukanye. Uwo ni Tarisisi Ngarukiye witabye Imana. Bivugwa ko yari asanzwe akora muri decoration cyangwa se kudizayininga ahagiye gukorerwa cyangwa se kubera ibirori. Umuvugizi wa polisi kandi yemeje ko aya makuru ari ukuri, kuko uyu yabarizwaga mu murenge mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Gitega, akagari ka Kigarama, ho mu mudugudu w'Ingenzi nk'uko twari twabivuze haruguru. Ngira ngo rero nk'uko abaturage bagiye babitangaza, bagiye bagaruka by'umwihariko ku kibazo cy'abanyerondo bashinzwe umutekano w'izo nzira zigiye zitandukanye zo mu mujyi wa Kigali, ariko mu by'ukuri ntibakora inshingano zabo nk'uko bikwiye, ngo cyane ko baba bahari guhera saa 12 kugeza saa 3, nyuma y'izo saa bagahita bitahira, kandi haba hari abagenzi bagitambuka ndetse banishyura amafaranga y'umutekano ku gihe. Abaturage bakomeje bagira bati bagiye bagerageza byibuze bageze saa 5 ariko tubona umutekano wacu nk'uko tuwishyura. Ati iyo ukwezi kugeze bahazira igihe, baraza rwose bakaba batakuvira mu rugo utabanje kubishyura amafaranga, tari ku mutekano w'amafaranga bishyura ntibawubona. Cyane ko mu by'ukuri abaturage ibyo bahoze bavuga batemeranywaga na mudugudu waho, aho we yavugaga ko ibyabaye n'ahandi hose byahaba, batitaye kuba ari muri ako gace gusa. Reka rero mbashimire mwe rwose twabanye muri aya makuru abagiye atandukanye avugwa hirya no hino mu gihugu ndetse mu by'ukuri no hanze yacyo. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao, tujye turushaho kubana umunsi kundi. Kora subscribe ukane no ku kazogera. Ciao ciao.